mwongeye kwirirwa nshuti zanjye bavandimwe banjye bafana banyarwandakazi muteze amatwi ndetse n'abari kutureba mwese. Kanjye rero nk'umufana wa Rayon Sports nongeye kuza hano nkangurira abafana ba Rayon Sports muri rusange ndetse n'abanyarwanda muri rusange bakora umupira w'amaguru kugira ngo kuwa gatandatu twese niyo duhurire kuri stade ya Pere cyangwa se stade regional Nyamirambo, twese tujye inyuma ikipe yacu ya Rayon Sports yadukeneye, ikeneye amaboko yacu, ikeneye vuvuzera yacu, ikeneye induru yacu. Mbega twebwe turi umukinnyi wa 12, umufana n'umukinnyi wa 12. Rero banyarwandakazi bafana ba Rayon Sports, nshuti z'ikipe yacu ya Rayon Sports, abakuzi b'umupira w'amaguru mu Rwanda, uyu ni umwanya wacu mutube inyuma y'ikipe yacu ya Rayon Sports. Rayon Sports ni umuryango, Rayon Sports ni ubuzima, Rayon Sports ni famille. Niyo mpamvu rero nkangurira abafana bose aho bari hose mu Rwanda, mwese kuwa gatandatu twese nyabuna saa twese tuba turi muri Pere Stadium cyangwa se stade regional Nyamirambo, twese tubinyuma ikipe yacu, dushyigikire abakinnyi bacu, tubatera inkunga, tubabe hafi, dufane guhera ku munota kugeza ku wanyuma, maze turebe ko twakongera gukora amateka tukajya mu matsinda ya Confederation Cup, amatsinda tunyotewe, amatsinda tumaze igihe tutageramo. Turifuza ko uyu mwaka natwe twakongera gukora amateka atarakorwa n'indi kipe yose yo mu Rwanda. Niyo mpamvu nanjye nk'umufana akari iyi niyo nkunga yanjye ya mbere nteye ikipe yanjye, nyuma yo kugura itike, nyuma yo kugura umwenda nkabasa neza nambaye Rayon Sports jezi yayo nshya. Rero indi nkunga ntanze niyo gufata ino video kugira ngo nkangure abafana bose bo mu Rwanda, abafana bose bo ku isi yose. Ushobora kuba utari mu Rwanda, uri hirya no hino ku isi mu bihugu bitandukanye, ushobora gukanda akanyenyeri, ushobora kohereza amafaranga ya prime ukamotiva abakinnyi, ushobora kugira ikindi kintu wakora. Niyo mpamvu sibyo abafana bose bo mu Rwanda, abafana bose bo ku isi yose wa Rayon Sports, umufana wese ahari hose wa Rayon Sports, ngo ni wo mwanya wacu kugira ngo dutere ikipe yacu inkunga, tuyibe hafi, tuyisunike, turebe ko twagera mu matsinda. Kandi birashoboka. Singida ntabwo ari ikipe ikomeye, Singida si ikipe yo kudukanga. Urebye mu bigwi mu mateka ntabwo Singida iri hejuru ya Rayon Sports. Niyo mpamvu ndakwiye gutera ubwoba n'ababaca intege, n'ababwira ko ikipe byarangiye, ikipe ko nta buyobozi, ikipe ko nta mafaranga, ikipe ko byacitse. Oya, uyu ni umwango dushyire hamwe, turwanye ikidutanya, tureke amatiku, tureke ibibazo byose dufitanye. Ubundi Rayon Sports ya nyayo bigeze ahantu hakomeye ahangaha, twese twirengagiza ibibazo byose dufite. Abafatanya ibibazo, abafatanya amakimbirane bose barayareka bakayirengagiza, twese tukajya hamwe tugafanira hamwe, tugahuriza hamwe ikipe tukayiba inyuma, tugafana twese, tugasunika abakinnyi bacu, batoza tukababa hafi, hasigaye iyi ntsinzi ibonetse nziko byose biba amahoro. Niyo mpamvu rero nkangurira abafana bose mugura amatike, mwambare jezi za Rayon Sports dusa neza, twambara umwambaro wacu dusa neza, dutwaye amadarapo ya Rayon Sports, dutwaye mayisharupe dusa neza, twambara umwenda wacu w'ubururu n'umweru, tujya hariya muri stade dufane guhera ku munota kugeza ku wanyuma, maze nzi neza ko twese nidushyira hamwe tuzatahukana intsinzi. Murakoze cyane.